ziravumerama ziravumerana 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 narayendane narayendosi nizubisa nibikubana nibazimpamvu zizo nzozi numva imirindi y'abahizi ziravumerana ziravumerana zivuye mu bihugu yazireze ziyashaka ku Rwanda rwaziyemye zikubuye abari bayambakera n'umugeni uzikera uzikebanye ngo ziravumerana ziravumerana zijorewe n'abazinyoye zirarongowe n'abanyirazo zirabajya imbere y'urwuri abanyamahanga baziherekeze ngo ziravumerana ziravumerana intakema zarutaramye nimusanganire izo ntamirwa intarutwa zarutashye inyangamutsino zicyuhisherwa ziravumerana ziravumerana mwoshingwe ibyamenyero uruhimbi zareze nyamuzigira icyo koranyeze nkarawe nshubuye inka maze ndaruyurwa zazinikize ngo zirarundashema zirarundashema Ndi Mucyo nk'uko musanzwe munzi Ndi Mucyo Pascal muri iki gitaramo turi kumwe ariko nkaba mugabo terabisha ubwo batajubona gushaka rwose n'igihugu uranyikirije n'urugamba rwagikora n'abagize ibyo cy'umutsindo uramanya komeretse ndamwimana mwimabirira n'abinika niho biturutse kwa nyakamwe nyakanya ko namarishwa n'ibyuma kandi twabyirukanye n'ubwo twari nego maze nshuti zanjye bana nawe vugiye urakoze cyane hanyuma tujyanye
nanjye mbaye ikaze rero nshuti nziza bavandimwe mwese mudukurikiye ndacyari yanga bidatinya ku rugamba rukomeye intore idakangwa n'imirindi imitono n'imitingito y'ababisha nduwanesheje umubisha mubuza kuvogera urwa Gasabo mutambika icumu mu rubavu ndivuga nti ndakunesheje ndi umuhungu w'umunyarwanda nejo nkakujyana ibwami bakagutendereza karinga inyanza kwa Rudahirwa nk'abinyika baheza rugezihira ngabo sinjya neterezo wanoje kirazira ni mugabo utarishiti warushenye ndumuvunyi w'abashakamba ntwara umurongo kabisara ubwo warasirame nkurazo ugahinduka umutuku Nduwingoma yambonye ndi nyambo ikanyambika inyende ingabe ngo nicirwe imbogo rwa muziro ndacyari umushakamba Maurice hanyuma uko mutureba ntabwo turi twenyine turi kumwe n'izindi ntore murabona ko ari abagabo bakuze ababyeyi bakuze bafite rwose basheshe akanguhe reka nabo tubaheruka ari biboneraho ruhangwa mbona kizigenza ndi rugambwa bagarukira mu mahina rwambo dakiko cy'umurito gishore gimwe nariboneje umuhunde ku gatare ka Mubimbi ndari mu ishasi ndakamutondoza narindi kabuye ngomba kurimihimbuka ubwo ndiringaniza n'uruti umutuku w'amaraso waritembaga ku muhunda uwo muhunda agera hasi atagitera umugeri mbonye urubindo rwe mu rukukeba ndatinduka urugenye rwe ndarutagaranya nanga gutahira uwo nyine naragambiye n'inkotanyi cyane n'uwo mubisha ndamwonona umushinga ruhabanyama rw'abanyamutuku ucitse ku cyumweru kamasigara upfu ajya guhebya abasarasi bamubajije yihimbira mu matwi wari muzirindari cyane ko urabagorwa wagiye ati ntibungire neza nihabire yihogora mu matwi ati turukiriwe n'ingabo z'umutwe zirimo umusore uwahoranye umwaga agira ngo agende imbere y'ingabo yaje ku isibo y'ingangura rugabo bamuvuze ngo nigwizamira niwe batwitse ingerero zose z'imihimba nkingo narigenda byahiye by'amihana ya Nyamunonoka yahavu imurambi ya nkura bamaze baramutse bavuga ngo uwamwishe ni inkotanyi n'igabano uzi ko ugiye kudusha ibigwi ngoyo ngombwa ukitwa neza ngombwa cy'ibigori kwitwa ngombwa cy'ibingoma nitwa ngombwa cy'ibingoma mu maribo bazigaba ngo nindwara nanjye rero ndidasiba kwasigorwa musatirizi nkabirwanya ibisari byinshi ngoma singago siri bambitse nari yasigafona so kwa turifunga bigacika ibikomere bikabijana ko bimukizi igaba yaratwaye gatara ndetse gutwara ukuri wari w'igikutsu iyo nishimye umurego njya kwajya nyiri suri cyase igintu bajya ngo ndanage nteye imbere ngiye kumurasamuza kumuseka yabo sabuhe n'abasaba gusimanze ndakubagana ndakije mu komeretse ubwo yisukira ibirumba ntiyatinda gusandara bari mu nteko rasiga naho giryo ariko mu mugungu nyuma yo gusina muhabije naba basanzwe banze baturuda kama niyo baverwa muvugiye kuye mu nyina yarakwa ndihataza kurikirana ya rukompa ngo ntihari yabije gutsira mu duteye abahuri ne kwa nyuma tuhibaje binandaje ntabaragira imije gucyumiza na kikongereke umukiza no gusibera n'isuri murego no mufora n'imbaraga nongeye kureka iko kandi wananira nkago muri nase ndarekera igubaze sireze hejuru icono indoki ziva zifunga zirashyi nk'urazi gushana bigiye kwagera hasi yakogotse nabwo yakobana batijya kumukora batubwanya nyine inkotanyi cyane muramenye ni mumukore mureke ibisiga bimucembera ariko ndi kangura ariko ariko bana bo wache bigoro cyane mu maribo ngoyo ngombwa ngoyo ngabo muzi ko yivuga mu ngabo y'icondo nk'izina rye rwose twitwa NN ngombwa na ngabo ngombwa na ngabo namwe tubaye ikaze icyo nzi cyo namwe nk'intore nziza kandi namwe muri intora ngo icyo nzi cyo aho muri namwe muri kiriza namwe buri wese ateye ikivugo cye aremereje mu birindiro bye mugenda mwumva uko tugenda twivuga uko tugenda twinjira mu mwinjiro w'igitaramo tuyoganira ku gitaramo rero cyangwa tuganire mu bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi cyane cyane ku bijyanye no kwibohora abanyarwanda turi mu nzira yo kwibohora ni inzira ndende kwibohora ni byinshi bitekerereze nk'ibyo nahoze mvuga kuva kare ariko nanone hari uburyo urugamba rwo kwibohora rwakozwe hari abagiye ku rugamba bajya kumasha hakaba abafuzi n'abakinzi cyane ibyo uyu munsi ntitubakoraho ariko hari abandi bantu nabo bagiye ku rundi rugamba rwo kwibohora ariko banyuze mu zindi nzira ariko ziganisha ku nzira imwe
ntacyo iyo tuvuze kwibohora ntacyo bikubwira birakingira cyane ubwigiriye turikire mwiri buriro rwose maze rero ahubwo kwibohora byo burya byatangiye kera twibohoye imbere kurinda kugeza n'uyu munsi ngira ngo turaza kubabwira intangiriro yo kwibohora nayo turayizi dukomeza uko mugenda mutubaza akantu turagenda tubashyiriraho akandi kabereka ko twibohoye kuva kera kugeza n'ubu ubwo rero intangiriro yo kwibohora ndetse tujya kwibohora rwose ubanza twe twatangiye kubivuga no kumenyesha ko turi intwari kandi tuje kubohora u Rwanda dore turatashye inkotanyi cyane dore turatashye inkotanyi cyane ndanguruye imbonerereje maze mpamagara ku isi no ku nyanja ngabo muri hose se bana maze mwigira haso tugana iwacu dore turatashye inkotanyi cyane dore turatashye inkotanyi cyane niduhaguruke nta mpumbu dushire umususu twiyunge twibuke imyaka twarumaze hanze twita u Rwanda ruradushaka turatashye inkotanyi cyane turatashye inkotanyi cyane ntitugakangwe n'abambutse amazi bamwe bahunirwa na za mpyisi zabo ntitubatere dutwite igitutu tubahamye cyane bakwirwe mu isharo dore turatashye inkotanyi cyane turatashye inkotanyi cyane nitubatere dutindutse cyane dore nidusume dukubita amafufu dore nibitinda dushyireho amasaha dore nibatumva tubirasi ibizinga dore turatashye inkotanyi cyane dore turatashye inkotanyi cyane inkotanyi cyane bafite intamati tatinya hakomeye niwe washoje urugamba hashisha inyange rwigema ihende gite dore turatashye dore inkotanyi cyane nizingamba ngwino w'Imana yahaye gutsinda rugira yagushyize mu ndashyikire ese kaze mutware w'inkotanyi cyane inkotanyi cyane duterane twese Ngarama naho tuhagaragura abanzi Kabira nayo tuyigarure nk'inyambo ubumwe bw'u Rwanda bushinga u Rwanda reka ndimba washinzwe ingerero ntwari z'u Rwanda muri ndashyigikirwa Rugira yabashyize mu ndashyikirwa ibihugu byose by'abisi ntagandwa mwigire hafi mwambikwe bitende dutashye dore
dusangiye u Rwanda kuva na kera kugeza umusaza twunamye twese badurwagira kandi inkotanyi cyane dushinge kirenge twaraje kandi mwanze mukunze twaraje murabyumvise iyo ubwo ni ukwihoza ko muri 91 rwose birumvikana yuko telefone yememuretse gatoya ntabwo turinjiramo neza cyane ariko namwe mudukurikiye ubwo nimba birenge kubabwira ngo ubutumwa bugufi ntabwo bworoshye kububona kubera ko ikibazo cy'ikirere ariko telefone tuza kuzakira murabona umurongo hasi banaho bibutsa kuri ni 0788 58 32 462 hanyuma murabona hasi aho ngaho kuri za televiziyo zanyu aho ngaho kuri radiyo namwe murabyumva ku nyakira amajwi zanyu aho mudukurikiye turi mu Isango Star iwanyu ku Gicumbi mwazumvise inkotanyi tunazumvise ko twibohoza narugize amarere hari icyo bikwibukije wowe dukurikiye ugomba kuba hari amateka ushoboye kongera koga mu nyanja y'amateka y'ibyahise icyo gihe impamvu yo kwibohora kugira ngo ubundi byagenze bite kuri wowe umutima wawe nuko ubyumva nuko ubyibuka byagenze bite bituruka he naho tugiye kwinjira turaganira tunyuzamo tunyuzamo ariko no kuganira no ku mateka kugira ngo urusheho kugenda basobanukirwa ntabwo kwibohoza ari ibintu byaje gusa ubundi umuntu ajya kwibohoza ari uko yari aboshywe yaboshywe nandi kiboshye bundi yaboshywe ati ibyo tugenda tuganiraho rero ndashaka ntuga leta muto gatoya kwibohora biravuga ibintu byinshi abibohoye rero nitwe bw'abanyarwanda twagiye duhura n'ibyo bintu byinshi icya mbere iki gihugu ejo bundi twibuka umunsi wo kwibohora umuntu yarambajije mbere yaho hari habaye itariki ya mbere bavuga ko ariyo kwi independence ubwigenge rege ntabwo bwemewe rwose ni igice hariho abantu baharaniye ubwigenge hakiri n'umwami Rudahigwa mbere aho kugira ngo babone bavutswe igihugu cyabo barahunga aho bonekeye barambiwe babutanze no gutanga igikatsi wakuye mu muto warangije bararekura nabo babuhaye bitwa abanyarwanda ntibabuha ababwatse mbere ntibanavuga bati ubwo tubonye ubwigenge reka tugarure bene wacu dusangire ubwigenge mu gihugu cyacu bigumaho hagumaho kuvangura amoko hagumaho kureba uturere turinganire hagumaho ibintu bitabaho kutagira umuntu ngajye mu ishuri yisanzure yige ukaba ufite ubwenge mu ishuri ntiwiga guri kanaka uvuka naha buri umuki habaho ibintu byo ikintu twibohoje nkunda cyane kubona umuntu adagira ikarangamuntu ye ngo yanditseho ngo twahutu tutsi ibintu nk'ibi uvuye mu ntara ujya mu yindi bagore sepasi ibyo byose rero twajya tubyibohoraho abanyarwanda bagaruka mu gihugu basanga bahari barasabana barabana bibohora intambara leta y'agahotoro bigira nabi ubu rero tugenda dukomeza twibohora ibyo birarangira tutajya kwibohora mu bukene twibohora mu bujiji twibohora urumva uyu munsi rero itariki y'imyaka 23 aho tugeze turahabona aho twavuye turahazi turimo turareba imbere gusa aho tujya kandi heza ikintu twiboheho ni byinshi kandi nigemaze kubona ko twiboheye kuko bihagije turimo turibohora mu bujiji turimo turibohora mu bukene turimo turibohora gutera imbere cyane bihanitse ntabwo bajyahoze muri iri soko ndetse tuganira na Timotano turi muri izi y'Isango Star n'ahantu hari isoko kera hari n'indi bizasanzwe haragana kwangana ariko kubaka nta handi ndabona muri Afurika ameze nk'isoko niyo ngo Dar es Salaam za Kariako Bujumbura ryari hari ryahiye ariko nta soko nka ubu kuyohora yubaka nk'iki bo bibohora kitarigeze kibaho reka nkunganire n'ikintu cyane cyane twibohoye naho leta yacu ifatiye u Rwanda tumaze kurugeramo twibohoye
twabahoye abanyarwanda b'ingeri zose cyane abicwaga ndetse tubohora n'ababicaga bose ari abishwe ari abishe ari abakoze ibyo byose bose twarabohoye kuko twazanye n'ubumwe n'ubwiyunge cyane n'ukundi kwibohora gukomeye cyane kuri icyo gihe muri iyo myaka yo nko muri 1993 ni nabwo twavuga ngo mucyo tugarukira Imana mbere banyarwanda isakaza amahoro iwacu aha tujyanye nituyisenge tuyiririmba nikome ryinshi amashyi n'amajwi bivuga rwose mu Rwanda hose abamadini mudutera inkunga zo kuyisenga mashyaka yose duhuze urukundo mu Rwanda uhese tubibumurama dutere ubumwe nta buryarya tubitake tubicyure mu bumwe n'ubwiyunge leta y'ubumwe komeza umugambi washingiye u Rwanda amasaso duhaye amasaka yere mu Rwanda ahari imihoro tuhacyura ubuhoro bw'ukwira u Rwanda engwa y'imipanga tuhatera ipamba rizamura u Rwanda imbunda tuhakorera imbaho zo kubaka u Rwanda amabombe tuhakura ibumba arenge kubumba u Rwanda amacumu tuhacira inzigo y'amacakubiri ngo nagacakishe ngo umuganda w'ubutungane isi yose tuyibera urugero mbese banyarwanda tuzabe igitego y'amahanga akikije u Rwanda ngo n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabwo busagambe ubutabera busogere mu bumwe bw'umunyarwanda kandi byari bitarabaye ubindi muri ryari 1993 niho nasigaje umwaka tugafata igihe niho nagira ngo tugere rero aho urumva ubwabo kwa kwibohora ko byatangiye kuva icyo gihe tugenda tukura etape yo kwibohora etape niho nagira ngo tugere tujya bikomejeho uzengabo avuga ukuntu abantu bibohora n'ukuntu bibohoye ni mpamvu yabyo nyirizina ariko avuga ngo ubundi muri makuru ubundi amateka y'abanyarwanda ajya kugorekwa kugira ngo bagereho naho bagera kuri iyo nshinga yo kwibohora ubundi yaje ibaboha yo riturutse ngira ngo ngabo yabivuze hakiri kare neza cyane ingoyi twayiboshywe n'abazungu mbere ya independence kuva kera ubukoroni abakoroni nibo baboshye u Rwanda ingoyi iboha u Rwanda rwose igihugu cyose
bigisha amacakubiri aho kutwigisha kuduha amashuri bakigisha amacakubiri aho gutanga uburere bwiza bakazana amacakubiri yo gutanya abanyarwanda kugeza igihe bijya mu mitwe y'abanyarwanda babonye abanyarwanda bari bajijutse batangiye ayo macakubiri kuyarwanya nibwo bateye noneho batereza abahutu babatereza abatutsi barashwa bakwirwa imishoro baricwa mbese ni nabwo jenoside yatangiye ubu ngubu ntimugire ngo jenoside ni iyo muri Rwanda na kane gusa jenoside yatangiye kera muri 1956 na ndetse muri 1957 n'umunani ni naho byatangiye kwica umwami Rudahigwa kuko yarwanyaga ubuhake akarwanya bene ibyo ngibyo agatuma ibintu bitungana kugira ngo abazungu be kuducamo kabiri babonye ko bitazashoboka bamwicana n'abamufashaga byose abantu bakwirwa imishwaro barahunga igihugu gisigara ari icyabo nabimeye ku buryo independence bayihaye abatayisabye bayihaye abatayishakaga bavugaga ngo bo barashaka gukomeza mu bukoroni abari bo bayiha birukana abari bayishatse bayiha abatayishatse kugira ngo bakomeze babakolonize kugeza n'ubu ngira ngo no muri jenoside ya 1994 icyo gihugu cyari kikiri ubukoroni abakoroni nibo bagitegeka ubu rero nibwo dutangiye kwibohora amacakubiri n'ubwo bukoroni n'ibiki byo twibohoje iyo ubona umuntu azagaragara kuri bariyeri y'igihugu cy'u Rwanda bitahara n'urubibi tutanasa mubiri akaza yakugurira agamuntu arebe ni ibintu bateguye babagize ko bafashe ibyo bintu zanadebe icyo uri cyo ugomba gupfa bagasoma ikinyarwanda agafatiraga agafatiraga mu Kinyarwanda zaniraga muntu ari umusirikare w'ikindi gihugu barize gusoma agasomiraga muntu uzana tire nabibonye kuma ukava mu Rwanda ujya mu Rundi ukava inyanzu i Kigali ukagare sepasi cyangombwa ugera mu gihugu cyawe uri mu gihugu cyawe gutura i Kigali ukaka icyo bita permis de résidence icyangombwa cy'ubuturo uri umunyarwanda iwanyu mu Rwanda rwa Gihanga yabyaye abanyarwanda ake ntabwo uri umunyarwanda nibyo binoneho ndi umunyarwanda tumaze kuririmba n'ikishaka ubu twabaye abanyarwanda cyane ubu turi abanyarwanda pe turarya tukaryama tugataha iwacu tugasinzira ugatura ushaka nta rese pase bakwaka yo kujya ibyumba kandi turetse Kigali ibyumba z'i Rwanda nibyo turimo tuganira mu dukurikiye n'ugira ngo ni umwanya wo kugira ngo tuganire ibijyanye na politiki turimo ntabwo ari politiki kuko igitaramo umwanya mwiza wo kuganira umwanya mwiza wo guhuza umwanya mwiza wo guhura umwanya mwiza wo kugira ngo abantu bahane ibitekerezo cyangwa se banamenye ibyabo bamenye ibyabo ngo ni ibiki ni ibihi baravahe baragiye bagamije iki mu ntumbero yo kujya imbere niyo mpamvu tugenda tuganira utungutu cyane ko tunabisangiye nabo baturaza umwanya nabo bakatubwira uko byari bimeze uko nabo babyumva n'icyo bigenda bibuza ariko mu nzira yo kwibohora nigeze kubikomozaho ntabwo abantu bose bagiye kurwana bajya kurwana ntabwo abantu bose bajya guterura amasasu mwari bishoboka abana basaza nk'abandi bakuru ntabwo bajyana ku rugamba kuko bisaba abasore bakiri inkorokoro bashoboye gukora ibindi ariko bamo umuheta n'umwambi nagushibura oya bakoraga ibindi yarusha abatoya kubona cyane kufora buriya abantu bose sinzi bajya ku rugamba ariko bari baruriho yego abana bajya ku rugamba abasore tukabakangurira kumenya u Rwanda kurukunda tugasiga dukora ibindi twongera turera barumuna babo tubabwira uwo muco wo gukunda igihugu barengaga abandi nabo barenguka tubahereza gukomeza abo nicyo bita morale kuko ingabo ziri ku rugamba zigomba kugira abantu twahimbaga izindi ndirimbo tukazibohereza zigatuma bagira ishyaka bakagira bashaka nuko babona nibyo ngira ngo rero twinjiremo hari telefone za kuboneka zo kutubwira tuze kuzishyiramo nazo kugira ngo tubaho umwanya ariko nanjye mbibutsa ko bashobora kuba bakoreza ubutumwa birashobotse ariko bacisha kuri Facebook yanjye y'umushakamba Maurice nabusoma
rukagaragara ibitekerezo byabo bigahabwa umwanya. Hanyuma mwebwe nk'abantu batanze namwe uruhare rwanyu rushingiye ku buvanganzo no mu kuririmba no mu gukora fundraising cyangwa se gukusanya ubushobozi butuma abantu bajya ku rwa rugamba ruharwa kandi rugatsindwa, ndagira ngo dusubire muri icyo gihe. Muri icyo gihe ubuvanganzo bwanyu bwabajyanye mu iyihe nganzo? Twongeye tujye muri turirimbe rwose twibutsa abantu indirimbo za kera. Ubwo rero ubwo buvanganzo naguciye mu ijambo, uko twagendaga nyine ingabo zacu n'abana bacu bari ku rugamba, niko twebwe abanyenganzo nkatwe b'abahanzi intsinzi twayibonaga hakiri kare. Twabaga tubireba, tukareba aho abana bacu bageze, tukareba aho biri, ukumva bikujemo uti nyamara iki gihe n'iki karabaye, none nimureze ke tugiye gutera abana morale, tubakubite morale maze bagende, kandi twarayobaga boko bakagenda kandi bakagaruka batsinze. Nuko muri 1993 yego twatanze morale ivuga iby'urwenda na kane kandi twari tutarabigeraho, ariko twarebaga imbere ni bimwe by'abahanzi mu muhanga n'ubundi muri n'abahanuzi. Mwarabibona ibi bintu uko bimeze nuko bifashe ibintu tuzabigeraho, ugasanga twagiye kubwira abana bacu mukabona intsinzi irimo ihumura cyane. Mutiki rero tuti inkotanyi cyane zikanja marembe, izo mboneza makuza warucigatiye neza cyane, bari mu mahanga twahuje gahunda ngo dufatanye kurwiyubakira, abazabishaka bazabibazwe, mashyaka yahuje n'inkotanyi cyane, dushyire umwete dutsinde uyu mwanzi wacu w'inyabutatu nziza niwo muco karande, nyirangare iwacu yasize aturaze, maze u Rwanda tubyaye rugira amahoro. dufite umugambi wo kururenganyo, uratugaruye urukundo ruzira uburyarya ntabusye, dufatanyije twese Imana y'u Rwanda iyo yaduhaye kutaruzimiza, yahaye urubyiruko kurwanira intego dutanze n'ukurugiro Rwanda rutanze mwituze n'amahoro adakuka n'amabukeye, tukagira ikirezi kiri abanyarwanda n'abanyamahanga bakarudaraga, bakarwita isinde irisendere, tukaricyura mu ngoro y'akanyarwanda, tukarisasa neza nk'aho ingabe yakuze cyane, uw'ingabo zirukesha akabavugira inani, u Rwanda rutsiza amacakubiri, ntiyari umushinzi kamugororera, mbuye tudasubiye kurimburuza, mabuke ndatinya rugaruye rutema shenge, muza watu
icyo gihe uwo mugabo yaturutse mu mahanga araza tuzanira kuri Gatanga twubaka u Rwanda ubuziraherezo n'uyu munsi umuntu bwiza cyane ukaba imfura cyane rwose ngo iyi ndirimbo ni yawe rwose ni indirimbo yawe neza 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 rwose muri 93 ntabwo njya ntira ntabwo uri inkene reka tubasuze mwese mu kandi ndacyakomeza uko twihoza ziragenda ndayikubwira uyu munsi tugiye kugera no reka tubasuze mwese mudukurikiye mwagiye mutwereka tutandukanye Mama Saviola jambo aho uri dukurikiye kandi twamenye neza ko dukurikiye kandi wishimye n'ukuri nicyo kiba kidushimishije namwe kugira ngo iyo umuntu aganira n'undi basubiranya amenya ko atiganiriza kandi muri uko basaza ari imfura ababyeyi b'imfura rwose kandi bazi ibyo tuganiramo ibyo turimo tuganira ni ibintu bazi kandi babayemo mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabwo ari ibipapira cyangwa ibyo basomye cyangwa babwiwe cyangwa n'ubuzima rwose kuvuga umuntu akivuga uko yari kandi akivuga urugamba rwanyu itsinda yakibuze dore ubwo ngubwo tumaze kubanyuriramo niko twatangiye tumaze no kubabwira aho tugeze ubu hasigaye kubabwira aho dushaka kujya icyerekezo banza zivumere ni icyerekezo nacyo tukindira ariko kuzivumera murumva ko twari tuje n'ishyaka ryinshi tugatahana n'ibyo twari twarajyanye ari ibyo twahashye ari ibyo twari turabigarura byose biraza ngo pa ubwo rero nibyo twagezemo ziravumerama ziravumerana 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 narayendane narayendosi nizubisa nibikubana nibazimamvu zizo nzozi numvirindi yabayizi zivuye mu bihugu yazireze ziyashaka u Rwanda rwaziyemye zikubuye bari bayambagera n'umugeni uzikebanye ngo ziravumerana zijuriwe n'abazinyoye zirarongowe n'abanyirazo kiyabaya imbere y'urwuri abanyamana ziherekeze narutaje inyandamutse
zicyuyishema ziramuberana ziramuberana mwozi w'ibyaha menyera uruhimbi zareze nyakuzigira icyo koranyeze nkarawe nshubuye inka maze ntaruyurwa zazinikize ngo zirarunashema ubu rero hasigaye ibizazi cyane zarutashye kandi hari urugize ubona undi akamushyira n'aho atuye akayimushyira hari ugize ubona ku isi yose ubamo hanyuma se kugira ngo hirya no hino inzu zirimo zubakwa zishyirwamo abantu cyane igihugu cyo muri Afurika ubona kitarimo inzu z'ibyatsi ibyatsi abana bakunda hose hari ntibivugika ijya muri Uganda hano iruhande kandi n'abakungu uturuka uvuye ku mupaka wa Kagitumba Kagitumba uvuye mu Sofia Ntunga ni ibyatsi ukagera ntawe ari kubasuzugura ariko kwishongora mu kinyarwanda ni ibyacu tuzi kwishongora abanyarwanda bazi kwishongora kandi ibyiza byacu birivugira kandi bituma umuntu bazaze bareba niho tubeshye ntabwo natwe tuzagiye uzagere ahantu hitwa Ntungamo uvuye ku mupaka urebe ahantu hariho bakora kaburimbo urebe resitora yaho Nyakatsi ishingiye mu muhanda aho ngaho kaburimbo cyane amatoki na nyama ariko ibyatsi cyane nibyo bajyavuga ngo ntabwo telefone zirahari niba telefone ziriho muziduhe ntacyo twakire nta tuganiraho dukuri yego ariko twari telefone zirahari Hello. Yego turakumva. Ni Nabaru Elias. yego Elias uragana. tekiniki Ndi mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. muri aho Nyagatare namukunze cyane. wabikunze biko nshuti yawe wamukunze cyane uwo musaza namukunze cyane Imana imuhe umugisha. nawe ariko siwe wampaye inka naza kwishaka Nyagatare nkakubura oya ntabwo uzambura ari murenge wa Karangazi. Biko nari nakugezeho none telefone ze ni nazo hari mukomeze muziduhe nta kibazo dukomeze kugenda duhuza ibiganiro n'ibitekerezo nabonye yego Hello. yego turakumva. halo Oui. yego turakumva urindira uhagana he Ni Nyamasheke. Uri Nyamasheke? Mu murenge wa Mahembe. muradukurikiye Nyamasheke mumeze neza Turaho turakomeye cyane. igitaramo kimeze gite cyakuguye gite Kimeze neza cyane uwo musaza yadutimishije. reka ese namwe mwari ahubwo buriya umuntu yabona indirimbo ziriya ndirimbo ze azibona gute tujye tuzumva indirimbo ze zibona bate tuzababwira igihe vuba turaza kuharangira tuzabarangira ziracyari ku murongo turacyazishyira ku murongo mwiza tuzazibaha rwose tuzababwira rwose
iyi radiyo yego akomeza ariko niba ngombwa yongera dusubiriremo iyo ziravumera nyiri bakugezeho iyo rwose iraryoshye cyane araririmba tukumva idukoza ahantu yego murakoze nitwa Kubwabuze Nkagira Amahembe niyagira inkiraje yego nitwa Kubwabuze Nkagira Amahembe Nyamasheke Nyamasheke mwari buhoye nkatwe cyane mukomerezeho rero uburyohe irareka ko yagira ingaruka ndababwira murakoze cyane mumushimire murakoze cyane nabashimiye cyane kuri tekinike mutwongerere volume kugira ngo tuze kumva cyane. hari uwambwiye ati ngo yitwa ngo bigango ngo umushakamba cyane Haruna ngo akaba ari umushabizi washize ubwoba ngo arabakurikiye cyane. turamushimira. Yego Alo? Turakumva. Mwiriwe. neza Muramutse? Turakomeye. Wowe urinde urahagana he? Banyita Nyamwiza Jackie. Bakwita Nyamwiza Jackie? Urahagana he Jackie? Kayonza. Uri Kayonza? Mu mujyi neza cyangwa mu nkengero zawo? Oya Modani. Uri modani? Uri umunyeshuri? Ishuri. Uradukurikiye? Washimishijwe n'iki mu gitaramo? Umusaza nakunze cyane. Umusaza rero ukunzwe. waba umukunze cyane umusaza. Indirimbo. Amaso ye. urakoze cyane abaza akunze Ni mwiza. Ubonye angana na sogokuru wawe? Icyo namwifuriza Yego. nuko yambyara nta kintu. n'ubundi ndakubyaye kandi urakabyara nawe nta kindi wamusaba. Urasoza hano abanyeshuri ni umwana w'umunyeshuri ku ishuri. Iryo shuri ryitwa Modani ryo mu Cyanda hari Kayonza. Ubwo ari ibyo arahamagara. Yego turakumva. ni kuri Sava Star Rwose. Nitwa Jean Pierre muzee namukunze tumye nibuka muzee gitaramo bakoraga tukiba hanze navukiye hanze ariko aramugibukiye amahirwe makeya nubwo atatashe igihugu kandi yari yasize aturaze iki gihugu ko tuzagitaha ariko bituma tunakizemo tukiri abana batoya yego tutanakizi ariko bitewe n'amateka batubwiraga yacyo. ndakumva. Ariko nibura ugikorera icyo kigomba cyose urakigikorera cyane kabisa kuko byaba ari ni igihango ufitanye nawe. icyo gihango kiri mu maraso. nubwo rwose kabisa Ari umunyarwanda w'umuhanga wabuze? Urumva? mushimire muzere arakumva cyane aragushimye nawe. nakumvise cyane murakoze cyane sawa nanjye ndabakunda. Hari umunyarwanda wavuze ngo ishyaka n'izina ryawe niryo rizaho u Rwanda kubaho. Ingoma bihumbi ruhore rubyiruka rukabimpundu. Halo? Yego. Mwiriwe neza. Turakumva. Mwiriwe neza. Turakumva wiriwe nawe. Urinde urahagana. Nitwa Mugiraneza Pacifique ndimukira Jabana. Uwo musaza twamukunze cyane rwose yadushimishije. Abasore babanza.
izo nganzo ze rwose ziri kutugera ku mutima. ijabana mukuniye inganzo nk'iyi rwose ishingiye ku muco w'abanyarwanda cyane rwose. Rwose nta kuryama uwo musaza tutamurebye rwose. urakoze cyane. Samu murakoze mudushimire cyane rwose. turamubwira kandi arakumva nawe. Dusubiza abantu b'ijabana na jari cyane n'abakuru. bambwira ngo rwose ni naho dukura iminara tuzamura ituma amajwi yacu yumvikana n'amashusho. Yego nawe urakoze cyane. witwa Ngabo Emmanuel umusaza namukunze cyane ndetse yamubona ate buriya umuze araza kumubwira nategereze ndetse gusoza umusayi ubwo iki gitaramo. Yego niyo muntu wa mbere unyereye mu ki. Hello, Isango Star. Asanga ikirere ukuntu cyerekeje nacyo kikigeza nkana. ubwo muza komeza mugende mutubwira niba nta zindi telefone Halo. Yego. Turakumva. Turakumva. Urinde uragana. Mutabazi Peter. Mutabazi Peter. Uragana he? Umushaka mu medute. Nakomeye Peter, uruzito. Mutabazi Peter. Kamwibwira bya Gitore. Nibyo dukeneye arega. Ni agati gato kakaba karavumba gatarimo gateka twitwenge. U Rwanda tutubonye Mutabazi. Ejo tutubonye bakingurije nka Mutabazi. Amakuru y'umusaza ndamukunze. Abakuru bagiye batuganiriza mu mateka kuko turi bato batari gito. Abakuru tuzabishima kandi natwe tuzabitura tudatekereza ibyaha. Naho ni ukuri mu nkundi tukomeze igitarame kuko ntari intati. Ngaya nguko rero tukomeze mu bwumve neza. Nawe ugira ibihe byiza kandi aho muduguke nawe muri umeze uri intore cyane. Hari umuntu w'umubyeyi umbwiye ngo ndirimba ngakunda ngirimo nageze izina ryawe kungurimo ijambo nyabibi. ubwo ni ko yibutse nyine ntabwo niyo mpamvu nyine abahanga mu buvanganzo baba bake benshi kuri reka nsabe kuri tekinike telefone baba zihagaritse dukomeze ikiganiro kugira ngo tuze kugira igihe cyo no kuganira nanone tugeze aho tugeze usanga asigaye aho dushaka aho tugeze. Yego Isango Star. Yiriwe neza. Umusaza ukunze. Urinde uragana he? Twa Claude ku Gisozi. Claude makuru yawe? Kuri neza umusaza n'umuhanzi kabisa arashimishije. Bari bamurekura amakabisa. Nakoze namwe cyane kandi. Hano Ngabo ati bwira uwo musaza ko papa yajyaga ataha yiririmba ubwo twari turi mu mahanga i Burundi muri Ziravumera. Papa wa Ngabo yajyaga ataha yiririmba iyo ndirimbo Ziravumera. Yego Muraho. Muraho. Mucyo we wumva musuhuze cyane.
tumusuhuze cyane muzehe ntambara tuzi cyane muraho uracyabaho muraho neza nanjye ndabashimije eh mubone imbona mubone afite ijwi cyane ni umuhanga kandi kandi birimo bisango n'uwese n'indirimbo inyinshi nitagiza amasamba numvise arize ku giti ari umwimerere yize kwiga no kwigana ni umuhanga afite imyaka ingahe nagira ngo mubaze umusaza ku myaka ingahe kuko amateka menshi y'u Rwanda arayazi twe nicyo gihe twagiye mu mugongo twagiye turi batoya numvaga azi amateka cyane igihe cy'abarwanira kuva ubwigenge barwaga na Michel barishwe barutahirwa babusabaga babagenzi za Bujumbura n'ibyakurikiyeho kwibohora by'ukuko kandi amateka uko bayatubwira burya ntabwo asaza keretse ashatse guhindura amateka y'u Rwanda kandi ikindi cya kabiri numva bari abaturanyi bacu y'u Burundi bavuga ngo umutabuca ikiziriko mu ruhongore ntibagaruye ijambo kuri bo bivuze ibintu byose biba byarabuzwe kubivuze mu nzira nziza barongera bakabisubiramo keretse iyo kuyobya amateka yacu ni ikibazo cyane ibyago rero twahuye nabyo biba byitwa ngo baravumbuye kuvumbura nk'uvumbuye impongo cyangwa inyamaswa bakavumbura ko tutagereye rimwe mu Rwanda ariko tukagaruka tugahurira ku bucyaba ku buhinga ku bwega ayo moko yose n'ururimi ndetse ukaba rumwe ariyo ngobyi yaduhetse ururimi ariyo ngobyi inteko umuco ukibaza ukavuga ko u Rwanda ni nayo mpamvu abishima ubona biranashimishije cyane kujya kuri ariya mahanga kugira ngo ikimwaro kibe kibakora nk'ubufaransa barumeye ntabijya numva hariya miryango iburega igira uruhare runini cyane kandi bigaragarira bose rero icyo nishakiraga ni abavandimwe b'abanyarwanda uko duturanye uko tumeze neza igihugu cyacu bariya bajya bamwarwa ibyo bavumbuye byongere bivumbuke bibavumbukira iwabo mu bafuramo n'amawaro ni ibyo rero cyane cyane ibyo rero bibataraga cyane uwo musaza rwose ndamukunda cyane namubonye bugesera numva arahita murakoze ntambara nanjye ndagukunda cyane nanjye kuko nanjye ndi muri umunara rero uvukira mu Rwanda n'ubwo nakuriye mu mahanga ariko rero nanjye nitwa ko ndi umunyarwanda ariko n'undi wese rero yakukira mu mahanga ariko ntatumuco bituma zanagaruka burya umuntu atandukana n'ibisubizo ikamaruka riragira mu gikombe ntabwo bishobora kwishyura iwabo ntabwo risubira rukaba iri iyo ryihahira kuko byibuye ariko umuntu we ni umuntu kandi ukuri kuratinda kukagaragara kuko ukuri ni nako kwakira ukuri kw'abanyarwanda ukuri kwaje umunyarwanda kandi ishima n'abari abantu batangira kwandika ku mateka akandika bene basohora ibitabo urigama umudepite n'umwana yagutse bijyanye muri za 1982 uriya bamuri kuri Edouard bitigeze narakibera igitabo ariko n'abari kuri televiziyo ariko ntabwo ndabona ngo nanjye kishema amaso nuko naze gusoma ariko nabasha gucishamo amaso ariko nubwo byanditse kiri ku mafaranga menshi muze ngabo muramukeho umurotima uramukeho kandi mugire ibihe byiza namwe murakoze cyane ntambara nanjye ndabakunda cyane n'ubu mu Rwanda shaka njya mwumva ku maradiyo kandi twigeze no guhurira ahantu mu bukwe ni umuntu w'imfura cyane nawe ni umusaza w'imfura hakurya hariya za mu burasirazuba hariya mu bugana ho mu Mutara ari mu Rweya rwose hakurya hariya za Rukara umva ariyo ntibeshye niho ari reka dusuhuze n'abantu bari kumwe nawe hanyuma reka nsabana kuri tekinike baba bahagaritse telefone hanyuma tugende twinjira mu gitaramo nyirizina kugira ngo tubone umwanya wo gutamira abantu twaba tugeze muri iki gihe noneho uyu munsi harasabwe iki gihe twagikoze tumaze kugikora cyaziravumera ariko twari tugiye kugera mu kizaza turi kumwe reka nabwo zaziravumera zagira inka ziriho ariko ndacyazitunganya neza kugira ngo abantu bazazimenye neza babwire n'aho bazazishaka
noneho mu buryo bw'inganzo yawe icyerekezo tujyamo nyine mu cyerekezo dushaka kugeramo icyo tugiyemo nyine ni nacyo turi mu ngubu twagitangiye kuko tugiye no guzatora n'umukuru w'igihugu cyacu urumva ko dukwiye kugira icyo tuvuga n'icyo tubwira abanyarwanda mu byo dukeneye n'ibyo twabayemo n'ibyo tugiye kujyamo ariko simvuze kandi sindatenye ndiririmbira sindagura ndagena simvuga amateshwa ndavuga ibyo ndeba nkuko namwe mubyumva ndivugira ibyanjye ndiririmbira ariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira ndavuga umuryango utasobanuye amoko ndavuga izo nganji zahariwe kunesha ndivugira urugamba rwahariwe gutsinda ariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira murya ngureba hirya murya ngureba hino murya ngureba hirya murya ngureba hino uriro rya batoya mizero y'abakiriho mbega huza miryango duhanze amaso twese yariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira waharaniye bose udasobanuye amoko uca amacaha kubera ugarura ubunyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge gacakira hatokoranye ariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira shingiro ry'ubutware washinze leta y'ubumwe mizero shingiro ry'ubutwari washinze leta y'ubumwe humbure ry'ibyabaye higiro ry'ibiturimo mizero y'ibizaza dukesha imbere heza ariko simvuze kandi sindetse amajyambere menshi dukesha ubwo butwari buvanze n'ubuhanga mu ikoranabuhanga dore amahanga yose arakugana Rwanda ariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira garuriro ry'igihugu umuco waranze ubwiza mbe cyuzuzo cy'amahoro mbe mugwiza rugwiro ugwisha ibyiza byinshi mu Rwanda rwuje amahoro ariko simvuze kandi sindetse ndiririmbira iyi ndirimbo naho tujya iyi ndirimbo ndagira ngo tuyigemo neza kuko ufashe n'abayikurikira
kumenya ibyo bashaka kumva. Iyi ndirimbo wayihimbye ute, iyi ndirimbo wayihimbye iki, iyi ndirimbo urasa kuki? ndareba ibizaza nayihimbye muri iki gihe tugezemo ariko cyane mbona ibizaza byiza nicyo mvuga ngo dukeshe imbere ariko nkavuga uko byagenze shingiro ry'ubutwari urashingira leta y'ubumwe umure ry'ibyabaye higiro ry'ibi turimo mizero y'ibizaza dukeshe imbere heza. Ubwo uvuga ndi nzavuga u Rwanda na nyirarwo buriya mu kujya gusobanura no gusesengura ibijyanye n'ubuvanganzo nukuvuga ibyo yadukoreye n'ibyo adukorera ubu n'ibyo agiye kudukorera cyane aho niyo mpamvu nyine ugomba kuhatera umwotso. none se n'ubufise ko amajyambere menshi dukesha ubwo butwari buvanze n'ubuhanga mu ikoranabuhanga dore amahanga yose aratugana Rwanda. Amahanga ntirirwa inoze murumva ko inganzo dufite ahangaha, iyi nganzo iri ahangaha ifite ingambo ni ukuvuga ngo ifite ingambo, ifite ikivuga, ntabwo ishingiye ku busa, si amahomvu, ntabwo ari amahomvu. Murumva ko ni umurage mwiza w'ejo hazaza. ariko si indirimbo wayize, iyi ndirimbo wayize iyi ngiyi urayita igisereni ngo sindagura ndagena sindagura ariko ndagena ndarura kandi ugatangira byihunze nta nubwo ndirimba ndivugira ibindi ngo simvuga n'ibyo kwivugira reka sivuze kandi sindetse ni mubi cyane. abantu bize iby'ubujyanye n'ubuvanganzo nibutse igisigo cy'impamvu yitwa Rwanyanjaja. ndavuga nderetse abantu rwose harimo ako kantu umukecuru arayikunda cyane bikamushimisha kuvuga kandi ukavuga ngo ntacyo uvuga ngo ntuvuge kandi reka kandi ukabivuga. uzazishyira hafi aha ngaha kugira ngo abantu bazibone cyane. nitwe dushinzwe kubwira abantu ibiriho n'ibigezweho rwose, duhe vuba tumenye uko tubwira abantu ibyo uvuga utavuze n'ibyo uvuze wigendera. kuko bahumuriza aho bari bageze hose. nawe ugiye gukanga utanarureba arashishoza. naka konyine nta karumu n'akaga karumu n'akaga se nako nzakazana ni ukugakumbuza tuzumvise zikimbagira nzimbona zirambagira inyamibwa zivuye mu majuru meza batarambirana batizigire munyarwanda inkawe zikaza mu Rwanda. ariko gukomeza nibuka akarimbo ujya gusa kari karyoshye nako ko mu minsi ya mu gihe cyo kwibohora nyine iyo tutakuririmbiye yitwa umugutse mpimbawe ni iya kera twaraguye inkotanyi cyane zitarabaho ubwo iyi niyo ryariyo
nta na kane mbere za Rwanda icyo gihe nari muri Tanzania ndi mu bigori ahantu mu rutoki sinzi ukuntu byaje ni kera muri 2022 nari nkiri Burundi noneho naragiye muri Tanzania ahantu irungu riranyica njya mu rutoki mu bigori aho ngaho numva nkumbuye iyo naturutse kandi nkabona ndi jyenyine aho ngaho Aje bavuye mu mujyi Bujumbura batiri niho nsubiye Bujumbura ndayigisha abantu barakunda cyane ikagenda abayiduhaye cyane turapfa barakunda cyane Mugutembibawe nimureke nibendezi zo minyoza ngozi ndahinyuka nawe simime muha nivugimawo ndaririmbimuha nziza bebariza neza batamatemba bana beza bigorora burajya komaho shenge murajya berwa sebabera birori icyo ntibabambike bihambe nkumbuye bahuza mihigo nganiza rugamba igaragaza ibigwi mwese ikoma mayinyini muyeri komeye buracya icyari ngera kubanza nikanzi bihubi ibihubi by'imvura nubirubise impundu bubigihanitse cyane yigiye nyibaza numva icyo kiri ikinda twaridashyigirwa ntikibuze muza wahuje ishyaka ry'ubupfura mbeba badatezuka kumuco wacu rimwe riwungira iryaho tuvuka n'umuzukuru w'inkotanyi cyane. ubwo iyo zindi nkotanyi waririmbye itaranemerwa ko ntabwo nari nzi nuko inkotanyi zizaturuka mu birunga bumvise ko hari imisozi ihanitse muri 2022 na kabiri
zimwe nanjye ntaravuka nazo zimwe zari zitaravuka nanjye nafite imyaka mike cyane n'uyu yari afite namwigishije yaravutse aya nkotanyi inkuru ntabwo ari inkuru cyane burya izina rikomeye rya Rwabugiri inkotanyi cyane kurihurizaho ukaritekereza ukwawe rikazanahurizwaho akaba ari ryo ugasanga ari abuzukuru kandi bagakora cyane sinzi ikintu byatumye iteka ingabo z'iki gihugu kandi no ku rimwe na rimwe no ku bantu bagiye babikora batanabyemera cyane rimwe na rimwe bagiye bafata amazina y'ingabo za kera burya no kuhabya imana ingabo zari kivu rwose zirabwoba badutwaye amazina meza menshi cyane interahamwe abahoza mugambi barambaye amazina meza cyane agapfa bakayagira ingabo zacu za kera ubwo batwaye maze uyu munsi ndaza kubasaba ko n'abadukurikiye mwese turaza gusa nabo dusayuka muri iki kiganiro amasaha akiri atarajigije cyane reka tugende mudushakire utundi turimo nka tubiri nibura akamwe kuri telefone nangaha akandi nako turaza kugasayukiramo nk'uko twavugaga mu mwanya muto ku isaha y'isa 5 neza turaba tuvuye muri ibi bihimbo gusa mbere yaho nasabaga ndashaka kubabaza wenda ikigero ndimo nabo tungana cyangwa abandi utaho gato n'abari munsi yanjye bahora bibaza byinshi bitandukanye ku ntwari zari ku isonga mu kubohora igihugu ubwo cyane ndavuga wenda intwari twabyirutse twumva ko yatabarutse Rwigema ntawe mwatubwiraho bikeya kuri we byabona byiza niba hari nk'ikivugo cyangwa ibindi kandi nyamara twamuririmbye cyane muri Inkotanyi ari wowe washoje umwana ari we byose wabizanye urumva yego niba watangiye urugamba abandi nyine ariko buriya twamuririmbye urugamba ariko ibihe byinshi yewe inkange na Timote cyane ntabwo twabaye ubwanjye amateka twabimvaga twari mu bintu bikumvikana ariko mu buryo bw'inzandiko gusa nubwo twumvise uwo munsi yagabye igitero ku itariki ya 2 umunsi atari mu mahirwe kivuga dufata mu bikeya yagiraga ati muri ntambara ntabwo yaratabaye wateye ibitero tatibangikana agaciga Inkotanyi na gisara yaratabaye atone Rwigema ubisha bamusatira izindi Inkotanyi ntabwo no gutwara intara zana ku rugamba y'ibiro mugabo uko abishaka ati babangikanye ku ntambara ntabwo bishinzwe turukira bazo gatamara n'ibyo bararwaye Rwigema ubwo n'uvuga ati niba tewe rukerera nsanze nyiragutabara zampanegereje ntabamuhetse natungutse ntamirije impeta nahereye ko nabaye indengamumaro mu ntambara nyinshi ngabo nziza basagariza ibisingizo ati waramutse mwari banguze urugamba ruguma turagushima n'udufungura intambara tugifite impamba irajya kugica munsi tumaze guhimbara irajya kurenga n'amakamyo yo kunyingugira ngo tukaba tumaze kwigarurira ubwo hari umunsi nta gisiri munsi ntareza akarwa tubona imana y'umumera n'udanyo nkabonye nkararaje tubona intambara igomba bunyegeza tumutse tubona intambara igomba bunyegeza tumutse dusanze barakarita baradukubita isarute tubasanga urumva ibindi bigenda bikurikiraho urumva musatiriza ishaka ubwo nako murakumvise ya kabiri igitero cyabaye kuyambere abantu bose bari ibintu byinshi hari n'indi rero yo gukunda igihugu twayibanyiriramo twabwira ku rubyiruko ko ukwiye gukunda igihugu ukwiye kwifata bakabise gukunda kuvuka umuco wigize umuco mwiza ibyiza byose ndange ngate mvuga urukundo mbararugo duhuje twese ndavuga ndarora ndahoza mwese n'imanzi duhuje bigwi dora maganda kujija mariza ninayoberana ninashikirwa
sanijingamba Kagirima nsabye kubwira nsabye kuramba batarutinya mukomeze ishyaka mujye muberwa mu mitwe yindi bagiramana mwizihize basangirangendo bahuza urugwiro mushengereza ubundi bakurusha senzo kuzimirinde nzavuga iteka mbe muco mwiza muco udakuka dore muco w'ubupfura muco karande ngaho sagamba no mu batoya urwibutso rwiza cyane rwaho tuvuka urera bawe bakomeza urukundo rugero rwiza n'ishyaka ry'inshuko barihoranye Kagirima abone mwe urubyiruko mbe muco mwiza muco udakuka tuba muco w'ubupfura muco karande ngaho sagamba no mu batoya urwibutso rwiza rwaho tuvuka urera bawe mukomeze urukundo rugero rwiza n'ishyaka ry'inshuko warihoranye Kagirima aha murakoze cyane rwose hanyuma turashezerewe tubabwira niyo dusozerezaho kugira ngo iyo niyo dusozereho tuyisozeremo hanyuma reka tubashimire mwese mwadukurikiye murabona ko amasaha aragenda akura umunsi w'ejo n'umunsi w'umurimo kandi mu kwibohora gukuze kumvikana ku buryo bukuze iyo umuntu yibohoye ingoyi ya bya bindi byose twavugaga bibi byamuziritse icyabasigaje mu Rwanda cyo ni ingoyi y'ubukene kuko yo isaba intambara buri wese naba n'izindi zo harimo bazitangira kuruta abandi zikagira n'intwari zazo zivugwa muri iyo myaka n'ibyo bigwi ariko iyo ubukene ni yawe ni yanjye twese twihuriyeho ikivura nta kindi ni umurimo niwo ejo tubyuka turangamiye imbere kuko niwo murunga w'iminsi wizirikisha ukayitanaga ntikome ntinyeganyege hanyuma rero nawe tugomba kuha agaciro turabashimiye ko mwadukurikiye muri hirya no hino turabashimiye ko mwadukurikiye mudahuga ariko rero natubwira ngo tuba turakumbuza ejo hazaza niyo mpamvu duhitamo insanganyamatsiko nziza tukabahitiramo intore nziza tukabahitiramo abantu bari bo mu gihe kiri cyo mu buryo buriko maze rero babyeyi beza bacu intore nziza turabashimiye kandi turashimira ko iteka tubahamagaye muza mukaganiriza abanyarwanda uyu ni umusanzu wo kubaka igihugu
umusanzu wo kugira ngo abantu bamenye abo bari bo, umusanzu wo kugira ngo abantu n'abazavuka ejo bazamenye ko ahabo hahozeho bafite aho bubakiye, bafite ibyo bashingiyeho, maze uzenguka ndagushimye cyane. murakoze cyane. Ngabo nziza murakoze cyane. ahubwo rero Reka tubahe umurage tubasigira. turi rwose nicyo ngira ngo dutekerezeho. Hanyuma mbere gato wenda kugira ngo tujye muri Nuza, ahubwo wenda mwatanga, abo ni abantu baba bataramye, ni abataramye rwose babigize umwuga, wabakenera ejo kugira ngo umuntu aganire, wabagisha inama, wabashaka n'impanuro mukaramizihiza ibirori. Ibyo ngira ngo tuze duhereho, mubahe mu matelefone yanyu mufite, hanyuma uburyo babona, ubundi tuze tutazi dusayuka. 078 5 3 9 7 9 ngombwa Timoteyo yaguye Kanombe ahantu bita ku Gasera abanyaho n'abambwe ariko bawundi Gasera bakanahari. yewe rero nitwa Ngabo Michel, ni 078 36 33 99 ndatiba ndayifite 07 2 3 7 3 80 Mututsi nimero noherereje cyane muzehe Ntambara, niba numvise abankunze cyane nzamubagare tuganire unamubwire nawe imyaka yawe yashatse imyaka yawe kugira ngo ko mungana buriya yavuze ngo ndamwumva cyane. nawe n'abandi baguha inka bakabona ko babuze aho babuze ngo ni umugabo w'igikwerere, bakaba n'abambwe se bazakuzanira ubambye ariko bazibohoye nka shobuja Yesu. reka dusoze tujya kuri iyo ndirimbo, hanyuma musinzira murage uko mwebwe abatoye mugomba gukunda iby'Imana mugomba gukunda iby'Imana cyane, mwagiye mukunze kandi ni ngombwa gukunda igihugu cyane. Muntu udakunda ishyaka ry'iwabo mbese uvuka yitwa impyisi. Iyo ndirimbo yitwa impyisi. Muntu udakunda ishyaka ry'iwabo mbese uvuka muntu udakunda ahamubyaye mbese uruwaye nibure impyisi y'impyisi nyampyisi uzazubareye ntabwo uzabarya. Muntu udakunda ingingo nziza mbese ukunda iki? Muntu udakunda kubona amagaju wumva umeze ute? Nibure inkoko inkoko nyankoko ntacyo uzavuga yari kuzabika niba mbeshya uzazubarebe n'indashyikirwa uzabasanga uko nakubwiye uzanezerwa. nibure igiti igiti nyange
ntacyo uzavugana uzanyega niba ari ishyamba nzakugera imbere umugeni inyuma wihumire hagati niba ari uruzi nzaruko ugana niba ari imvubu zivunira ubureto n'izizana umushyo humuranyampiga zizaba zisema zisenyeri inkuba nzakwihera amatama ntakiruta amata wicurira amata ukuntu se nayo nzakwirera maze nkubabaze ikindi sigaje mugira inama uri mutoya kandi unyumvire kunda uvuga niwo muco wawe w'abasokuruza kunda kamere yaryo ryawe rikuriho nirisiba ubu ni umurage urajya ukunda igihugu ntabwo ntabwo ntibishoboka ntibishoboka cyajya mu nzu ukaruhuka yari ngombwa ni nako banavuga niko banavuga ngo n'impyisi bari kujya kurondora urubuye rw'uko iyo mpyisi irakurunda. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, reka tubashimire ko namwe mwadutaramiye, abataramiye beza kandi nitwongeye kubona umwanya rwose ni ukuri mujya mudukundira namwe muze mutaramira abanyarwanda rwose. Hanyuma reka namwe tubashimire, reka tubashimire ko muri fura nziza kandi ntabwo mutura bishyita ndabazi, ntabwo mujya mubikora gutyo kuko ibyo ni iby'ibishagasha kandi mwebwe muri ntore nzima kandi nziza. Hanyuma bararikira yuko ku wundi wa kane w'icyumweru gitaha nibwo tuzongera guhurira muri iyi sango, ariko hari uburyo bw'ikoranabuhanga. Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ariko mbere y'uko ku wa gatatu ku isaha y'i saa tanu z'ijoro nibwo iki gitaramo gisubiramo. Uburyo bw'ikoranabuhanga ujya kuri YouTube ukandikamo igitaramo Isango Star, ubundi ukabona ibitaramo byose icyo ushimye ukakibika cyangwa ukakireba. Hanyuma ukajya kudukurikira natwe rero tuba turi kumwe namwe iteka. Ngende Mucyo Pascal, nanjye ndi Umushakamba Maurice. Valence nawe dukurikiye, reka tugushimire kandi twifurije intsinzi. Nangiramo murakoze cyane, muzajye mudusura muze tubatize, muzajye musanga mubatize rwose. Reka bamaze kuri tekinike rero, hanyuma ndetse n'aho twimura ibyimbo, ubundi
turagije imana bagahura n'imana munayiraramye ubundi yajyaga yirirwa ahandi gataha i Rwanda none sigaye nahirirwa yirirwa i Rwanda noneho iranahirwa yabonye aho byose Imana yacu sha irahari akakirwa yese yarabikoze